Uwo mugabo yari umukire cyane, yari afite cafeteria yakundaga kujya kunyweramo icyayi, yari afite kandi n'umwanya akunda kwicaramo wenyine. Yafatwaga nk'umwami, yabaga akinjira umuseriveri akamwakira vuba na bwangu, akamwicaza muri wa mwanya yakundaga kwicaramo. Umunsi umwe umugabo w'umukire araza nk'ibisanzwe, yinjira muri ya cafeteria yanyweragamo icyayi buri munsi. Umuseriveri ati tubakiriza iki? Umugabo w'umukire amaze kwicara abwira seriveri ati bumpaye iminota 5 gusa ndaba maze gutekereza ku cyo ndafata. Umuseriveri nawe yisubirirayo. Hashize akanya muri ya cafeteria n'ubundi hinjira undi mugabo nawe wagaragaraga nk'umukene. Imyenda n'inkweto yari yambaye byamugaragazaga nk'umukene udafite ubushobozi buhambaye. Uwo mugabo w'umukene nawe arakomeza yinjira muri cafeteria, ariko akareba akabona hirya no hino ameza yose nta bantu bariho. Akabona muri cafeteria niwe wenyine urimo. Agize ngo arahindukiye, arebye hirya mu nguni abona hicaye wa mugabo w'umukire nawe waje kunywa icyayi muri ya cafeteria. Umugabo w'umukene aribwira mu mutima ati aho kwicara njyenyine ku meza ya njyenyine hano, uwasanga uriya mugabo ko mbona turi no mu kigero kimwe tukanywa tunaganira. Umugabo w'umukene atera intambwe ajya kwicarana n'umugabo w'umukire ku meza amwe. Umuseriveri nawe wari wahawe iminota 5 ngo abone kugaruka, yaragarutse arongera arababaza ati tubakiriza iki? Wa mugabo w'umukene abaza wa mugabo w'umukire aturafata iki? Umugabo nawe ati seriveri nge nanzanira icyayi, ariko bibaye byiza hari n'ikinyamakuru cyo gusoma yaza kizanye. Umugabo w'umukene wabwira seriveri ati nanjye nzanira icyayi. Babazaniye icyayi batangira kunywa, banywa ari nako baganira, ariko umugabo w'umukire asa nk'uwasuzuguye umukene, agasa nk'utitaye ku mugabo w'umukene bicaranye ku meza amwe. Umugabo wagaragaraga nk'umukene nawe akagerageza gusa n'uganira, ariko akabona uwo barimo basangira ntamwitayeho na gato, ahubwo yakomeje kwisomera ikinyamakuru. Nka nyuma y'isaha imwe seriveri yaragarutse azazanye fagitire. Umugabo w'umukire urimo wisomera ikinyamakuru atitaye kubo bari gusangira abaza seriveri ati ndakwishyura ngahesha? Seriveri amwereka fagitire anayisigaho ku meza. Seriveri aba yigendeye. Naho wa mugabo wari wiyambariye nk'umukene wagaragaraga nk'umukene asoje kunywa icyayi cyarishyura atukuremo ibikombe 2 na mugenzi wanjye hano ndamwishyurira ukuremo ibyo yafashe byose. Wa mugabo ukiza aratangara ati ntibishoboka, ntago wagakoze ibyo. Umukene ati nibiki ntagakwiriye gukora se? Umukire ati ntiwagakwiriye kunyishyurira, kandi mu bigaragara ari njye ukize kukurusha, ari njye ufite ubushobozi. Umukene arangije arihagurukira afata wa mugabo w'umukire barimo basangira ku rutugu ati byashoboka ko ushobora kuba ukize kundusha, ariko ubukire undusha nubwo mu mufuka, ntabwo ari ubwo ku mutima. Umukene ati niba wowe ukize utatinyutse kunyishyurira kandi undusha ubushobozi, njye ukennye nkaba ntinyutse kukwishyurira kandi mbizi neza ko ndusha ubushobozi, nuko nzi ko ukize mu mufuka ariko udakize ku mutima. Kandi hari ibyo dushobora gukoreshwa nuko dukize ku mutima gusa, tutabasha gukoreshwa nuko dufite ubushobozi mu mufuka. Kuba wowe rero utabashije kunyishyurira igikombe kimwe cy'icyayi kandi ufite ubushobozi, nuko ukize mu mufuka ariko ukennye ku mutima. Umugabo ukennye amaze kwishyura ibikombe byombi by'icyayi arisohokera. Umugabo w'umukire nawe wari urimo usoma ikinyamakuru aba bihagaritse, ahubwo asigara yiyumvira atekereza ku magambo umugabo w'umukene asize amubwiye. Inama y'umunsi: nawe nugendana n'umukire ariko ntibikubuze kwicwa n'inzara, kandi uwo muri kumwe afite amafaranga yuzuye ikofi akaba atatinyuka no kukugurira icyo kurya cya saa sita, uzamenye ko akize mu mufuka ariko adakize cyane ku mutima. Ntibizagusitaze rero.